nire nibutse abadukurikiye yuko ibyo inyeshyamba zisaba abaperezida ntabwo ari imari yabo bwite ya famille ya Tshisekedi, ni imari ya Kongo nk'abakongomani bose. Niba rugere gihugu subwawe, niba ari aho gutura sahaso, urumva naho abakongomani bose. Ubundi kintu Tshisekedi y'inyeshyamba katagikura mufuka we n'igiki kimwe umunyarwanda ibyo ndabireba, urumva kuko ntabwo M23 zigira yicanga na FDLR ntibishoboka, ariko Tshisekedi baricanze nicyo gihe mba ndeba nta n'ikindi, urumva ngaho mbwira baravuga ngo leta rero mu muzazane brigade tuzane ndi wala dukore division muduhe ikigo tubamo cyo duhaga amabwiriza na Tshisekedi sicyo basaba. None ubu ngubu bashobora kwiha amabwiriza gavana no wabo n'undi uzajyaho no wabo na chef d'atetwaye no wabo. Itegeko bashobora gukora nubwo kitaritare nubwo ku rwego rw'igihugu abantu bari questioninga, ariko bafitiye consensus kuko no muryango umwe. None se no upaswa hagasigara urwego rwa gisirikare cunga umutekano ahandi hose gatategekwa na leta. Yego muzajya mushyiraho ibwiriza ko muri abasirikare bikunde cyangwa muzajya mukora kudeta buri kantu kose. Ntabwo nabivuze kuri nkwavuga ngo nifungira aho ngaho. Je navuga ko ifungiye ari ntacyo bimbwiye. Inyungu ze nk'umunyarwanda je umuntu abazigeze kuko umuturanyi n'umuturanyi mwiza kandi je mbona M23 abaturanyi bezwe ntacyo bintwaye jewe bivuga hangaha. Ubwo rero niba n'abarundi batekereza nkanjye izamanuka igere Uvira ariko ho bazesurana M23 izaragwana n'ubu nta myaka 10 iri imbere batarwanya. Abarundi bahemukiye M23 Reka twongere duhikaze inshuti aho muri hirya no ku isi mugabane itandukanye, tubabwire ko tubakunda uko namwe mudarimo kubitwereka. Cyo tubasaba mudukore subscribe abatarayikora, nawe mwayikoze musharinge ikiganiro giye ku bantu benshi cyane kugira ngo bone uko twagarutse kabisa. Nkuko mubisanzwe umutumi wacu muramuzi ni David Marshal, muramubona imbere yanyu. David Marshal turakwakiriye. Nanjye ndabakiriye uko jewe mwaragiye nsigara kuri ibihanda. Ubwo nigiye kubakira rero sinzi neza wakwakira undi ariko no kwanga kwakirwa nabyo sibyo kuko urwo rutakwishyura umusisi nabo bari sawa. Murakoze kunyakira, ariko niba hari ikintu navuga niba atari ukuyomba uzi kugira ngo nk'umwana gwe mu kinogo yari umwana w'umushishe, kuko buriya seriously haba ari abantu bakurikiye cano bakayigira ishyamba batuye nawe uradusize koko. Komanda mu biganiro dusize uribuka twakoze ibiganiro kuri Mushaki tukinyana imbwa muri za Kicanga naho hose imirwano n'intambara itarashyuha, urumva. Ariko sofa ubu tuvugana abantu bageze muri Sud Kivu, abantu bageze za Warikare, urumva. So ubwo no kuvuga iki no kumera amagabo sibyo, no gukora cyane kabisa, gukora cyane. Ariko nabwo abantu badukurikira bakumva yuko ntabwo abantu babikorera ubushake. Jewe mba mu ntambara za YouTube njya mbwira abantu ngo babone ikiganiro kibagezeho burya kiba cyanyu. Ni nkuko wabugira uruhinja wirengagije ko conception ya rugiye rwasamiwe rwatwitiwe imiruho mwana mama yanyuzemo n'iki ni process. Ikiganiro kirahenda nicyo kintu cya mbere. Ikiganiro kugira ngo gikoreshwa no kugikora mezo gukora ikiganiro sagasinakize muri sifu nagiye kurira nkajya mbona nibo kwigira ibintu nabaye umuntu tugira ubwo bwo kutavuga ko masanga nakize mikoro sinakize. Ikiganiro kiragoye ku managinga YouTube biragoye. Abantu bakwiye ku understanding impamvu bashobora kubona YouTube umunsi ejo ntibayibone hari n'izizima burundu. So rero umuntu waba ari frustrated akavuga ati monde tone dutaye ku rugamba utatubwiye Mushaki, utatubwiye Minovu, utatubwiye Ngungu, utatubwiye Nombo, utatubwiye Katana, utatubwiye Airport, utatubwiye Goma, utatubwiye iki n'iki. Ibyo byose abyihanganire dusubire ku murongo dukore sasa noneho dukore seriously. Nabwiye abantu ko sana ntabwo nzi nibyo wenda kumbaza n'icyo, ariko nabwiye abantu ko uyukoze statistique neza uri umuntu uzi ibintu byo gusesenga intambara intambara ya Kongo Uburundi aka karere turimo ntabwo turasesengura ntituravuga amakuru hejuru ya 5%. 9-5 ntago arakorwa inko nahaye abantu urugendo ndababwira nti umuntu washyikira neza uriya muntu w'igisanduku abandi barimo bebakahunga uriya uzi views wagira uhuye no mu komanda M23 batangiye kuba open aho abakomanda ku giti cyabo baganiriza abanyamakuru kuko biracyari ku rwego rw'abavugizi, ariko bijya bizaba decentralized
bigere ku basirikare basanzwe, ajya kubwira ati mutaho wumva, urumva ikibumba wumva twamazeho umwaka, Sake wumva kwa Madimba abantu barokotse bujya bwicanyi no gutwika amazu byabereye ngira ngo hafi na Kirorerwa niba ari hehe. So intambara yacyari mbise nta dukojo twari twamenya ahavuyemo hate mwagize gute ngo utangire kuganira wenda n'ababirokotse n'ababibayemo umunsi ku wundi, urumva yego ntiturajya gusura ahantu ngo tuyenga Kanyabayonga wasigaye hagendwa wifatira imodoka, ufite imodoka wenda bizi twe tugiye Kanyabayonga, twamenyesheje Bahati Erasto n'itsinda rye rishinzwe itangazamakuru ko hari abanyamakuru bafite ibyangombwa bagiye gutara y'amakuru, ngo bakubwira udukoryo, bakubwira iki n'iki. Abantu baga mu nkambi ya Bwiza urabizi bahigwaga n'abakomando ba Kongo bashaka kubamara bakarwanwa na M23, nta uratari ya ntambara nk'amakuru, bose barimo kudushushanya, igihe ntabwo kiragera. yego no kugenda bagafatura urugamba, bagafatura ikiri cy'ugazumingo baje zuma utuzumini, ayo makuru koko abakenewe icyo gihe, ariko ntabwo turagera ku isoko y'amakuru. So nicyo navugaga rero, amakuru aracyahari, haba kuri Monde Stone, haba kuri Kigali Voice TV n'icano yanjye nose mfite n'ahandi hose, kereka umunebwe amakuru ari ku meza, umunebwe ntuzashaka kwitamika. Abantu rero nibaza kuri Monde Stone baye kuvuga ngo ngaha hafashwe mudahari, none tuzajya kuri tera tubabwira live tudure ngaha ya mushaki mwumva ngiyi Karuba M23 yamazeho igihe kirekire cyane, itari Minova itari Sake, iri hagati y'izo ntare zombi, abari Minova abari Sake babashyize hagati, ariko utabakura muremure, utabakura Karuba, utabakura Kirosha, bahamara umwaka. yego Mwakoreshaga ihe turufu, mwabigenzaga mute? Ese mwarasinziraga, mwumvaga mwarirase, mwumvaga amabombe bari munsi y'imisozi ya Mugunga, amabomba bari hejuru, urumva ariko byasugize nk'amabwigora nta muntu urashisha akamurutse ka M23 ngo kagera kakikubita mu gifaru kigata gishya ngo numvise urusaku rwako, uwumvise urusaku rwako ahita apfa amatwi, nubwo waba uri ku kilometero zingahe, kirazira kumva gaturiki. So urumva hari tutaramenya rero ataya gute, nicyo ngicyo nanavugaga nta n'ikinduye kure. yego ko ndibuka bushize duhagarika ibiganiro twatugeze hagati M23 yarigeze Sake, yarigeze Sake ni kera. Ubwo nkuko bisanzwe katubasaba kuri subscribe abatarayikora ko twateganya ibintu byinshi cyane. David Mashar, amakuru hari aravuga yuko M23 imaze kugira Sud Kivu, imaze kumanuka yarenze Bukavu, igeze Kirimanyuka, Kamanyora ikaheni ariko ni Kamanyora ajya kwitira yageze Kamanyora. Amakuru hari aravuga yuko bamaze kubafata, uko niko kuri cyangwa se ni bya bintu nyine makuru nyine, kugira ngo abantu babyumve neza nuko tutaratangiye gukoresha nk'ama infography n'iki byose bintu byereka abantu bipimo n'iki biratugora cyane, ariko abantu kugira ngo babyumve neza mu ijambo rigenda kuba rimwe, hari ikintu bita ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bukorera Kinshasa, ubwo ni ubutegetsi bwa Tshisekedi guverinoma ya Kongo, hakaba n'itsinda rya M23 FC barwana na Kongo bari mu rugamba, hakaba n'u Rwanda rushinzwe gufasha izi nyeshyamba rwo rukabihakana, ariko urabona ko amahanga yarwasamiye kabisa kubw'iyo mpamvu. Ni ukuvuga ngo ubutegetsi guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, tubibaze gutyo batubabarire, nta mupaka n'umwe bagihuje n'u Rwanda w'ubutaka n'ikirere n'amazi, kuva kuri Nsabyinyo mu Birunga ukamanuka mu Kabuhanga ukaza mu kibaya cya Kibumba za Cyanza rw'iyo ngiyo, ukaza kuri za Borune kangahe ukagera kuri Petite Barrière, uguturi Rubavu, Grande Barrière rakonesha Rubavu ku kiyaga, ukamanuka ikiyaga cyose ugaca imbere y'Ijwi, kuko burya mupaka wa Kongo uca hino n'Ijwi, kuko Ijwi ni rya Kongo ryose. Ijwi kandi ni territoire ya Kivu y'Amajyepfo, ni territoire yose, ni territoire ntabwo ari akantu k'agasozi, ni territoire kuko bavanga kana akarere kwihariye. Ijwi bijya n'ikintu gikomeye gifite ubutegetsi bwaryo, nkuko bavuga Masisi, bavuga Cucuru, ese ni ikigwa kinini cyane gifite nyine ibiro, gifite n'akarere kitegeka ubwako, kageze kari mu bigize Kivu y'Amajyepfo nka za Shabunda, za Fizi, za Mwenga, niba nibuka neza ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga iki rero, uciye mu mazi Kivu cyose ni cya M23, urusizi rwose, ndavuga kuri side y'u Rwanda ubwo M23, umupaka wa mbere w'u Rwanda ushobora guhera Kabuhanga ku Kirunga, umupaka wa nyuma w'u Rwanda na Kongo ni Kamanyora. Tshisekedi nta butaka, ndavuga uramutse ubifashe gutyo kuko ni Kongo imwe yego, ariko ndavuga nta administration, okay,
nta icyo bita administration, nta muyobozi wa Tshisekedi amabwiriza uri ku mupaka w'u Rwanda numwe. M23 kandi ibi bintu nabivuze kenshi, ndavuga ngo niba M23 ishaka amahoro ikabishaka kugira ngo Tshisekedi azamenye yuko na nyina wundi abyara umuhungu, ni kure guverinoma ya Kinshasa ku mipaka yose y'u Rwanda. Za risasi moko so zazivugira he? Risasi moko arabonde sikari musha bivugira igoma ko hafite. Niba mukura ku mupaka w'u Rwanda zagabanya amarere, ave ku giti areba umuntu amenye noneho ko n'impamvu imuteragura yiko mu Rwanda nuko hagarara kwijwa kahareba ari uhategeka, nuko hagarara Minova akavuga ati naharasa, nuko hagarara Rusizi akavuga ati nafata umwanzuro, nuko hagarara Kamanyola akavuga ati nakora iki ngiki. None so far so good, M23 yamukuye ku mipaka yose y'u Rwanda, kandi imipaka yose bayibara mu buryo butatu. Bayibara mu buryo bwo bwo ku butaka, bakabara mu buryo bwo mu kirere no mu mazi ndetse no mu mazi. Ubwo rero niba M23 nta hantu bambere ta Kinshasa, nta hantu gipakana n'u Rwanda, impamvu bivuga gutya nabivugiraga iki? Kiba nabivuga mu gihe umunyarwanda icyambere niba iyo mipaka yigijwe niba donc guhuza ikiganza na Tshisekedi bivuze gukora mu kiganza cya FDLR. Yego. Do plus M23 izagenda yagura ibirindiro nijya ku birometero 100, FDLR izabiri ku 100 itararaswa. Nigira 200 FDLR za kilometero 200 izaba ari straight iyo gupimirwa kurwara gutya. Donc izaba ari menace nto cyane ku Rwanda. Kimwe umunyarwanda ibyo ndabireba urumva, kuko ntabwo M23 zigira yicanga na FDLR ntibishoboka, ariko Tshisekedi baricanze nicyo gihe mba ndeba nta n'ikindi urumva. Yego. Kuko n'abadakorana na FDLR ntagira amabi ku Rwanda, nawe twakorana nta cyo yabitwaye. Kongo abantu ntibakibeshye ko n'umunsi n'umwe itigeze korana n'u Rwanda, bijye bigira bigakorana ubundi kagiye guza bigapfa ainsi de suite. So rero nagusubiza nkubwira ngo umupaka wa nyuma duhorana na Kongo ni Kamanyola muri side yo hepfo kuri Rusizi, ubwo no kuvugana ku Burundi. Umupaka wa nyuma duhana na Kongo no mu majyaruguru ni kuri Sabyinyo hari za Kabuhanga. Uwo murongo wose ari imijyi yose uriho, ari amazi ahari, ari n'iki. Ubu ngubu nuko M23 atari igihugu, ubundi umuntu yaba ari yo yakaba ari babana. Ariko nyine ubwo uvuga Kongo kubera ko Kongo nyine ni igihugu na M23 ikorera muri Kongo. Ubwo rero nduva byumvikana yaba kuko urumva Kabuhanga no mupaka wa mbere ndatekereza noneho imipaka yindi ni petite barrière Rubavu, grande barrière Rubavu nayo indi bw'ibisigaye niyo mu mazi bujya bagira ukuntu bagirana ibyambu, ariko ntabwo bari ibintu biri wabigira binini cyane kuko bujya abantu bo mu Minova kwijwi baza kugura ibintu ikarongi bajyayo. Urumva urujya n'uruza rumeze neza nta kibazo, uragenda ukisanzura. Indi mipaka ni Rusizi ya mbere, Rusizi ya kabiri. Ubwo tugiye muri ku butaka nyine ahari ubutaka hariya muri Bukavu Sud Kivu bien sûr. None undi mupaka wa gatatu ni Kamanyola mu ntuzu yose muri mipaka 6. Mipaka 6 ya Kongo niba nta tundi turimo hasi tutazwi cyane iragenzurwa na M23. Kandi koko pe buriya Kongo isakuri niyashira ukwezi kumwe 3 izamenya uwo baturanye neza, nacyo bizamuzamure M23 mu kumenyekana mu mahanga. Ni kiyasi it's a matter of time. Ntabwo hashira amezi 3 Kongo Kinshasa itari pakurura mu Rwanda ngo ipakiremo M23. Kandi pe Tshisekedi ndamwemera ndamumva. Nanjye ntabwo ndari kubona n'inyeshyamba ngo nzishyire kuri mindset yanjye nta kintu zigira. Twabivuzeho kenshi. Ntabwo muzi bwiruka mu mashyamba mwihinahina mu bihuru. Ubu si umuntu yeko bashaka wiki. But so far bafite Goma, bafite Bukavu, ni imijyi ikomeye muri Kongo, bafite abaturage benshi bayobora, bamaze kuyobora. Nahoze mbona kilometero kare bayobora ntabwo ziri munsi y'ibihumbi 100 ubiteranyije. Ibihumbi 100 n'u Rwanda n'u Burundi bifite ubwabyo nka 50 na binga bitagera kuri 60. Aha ne mu 23 ifite u Rwanda n'u Burundi 2 ubiteranyijwe kuba kabiri. Hafa ndumva ntabwo nibeshye kandi muri geography. So no kuvuga ngo rero umuntu ufite ahantu nkaho ngahora mushaka, iyo utamushatse uburiska ikintu kimwe. Afite abaturage benshi, afite les éléments potentiels mu by'ubukungu, évidemment abaturage n'ubukungu bwa mbere. Iyo ugiye mufata gutyo akumaranye imyaka 5 cyangwa 10 bimeze gutyo, ashobora kuhazamura ibendera utaruzi. Kuko abaturage basigaye bavuga atari ko se ahandi baratora ko ntuzatora. Simwebwe nta bantu ufite ubwenge twatora. None se ahandi batanga passport ntabwo twatanga. Ahandi turakomeza gukoresha ikirango cy'abantu bataduha imihanda, bataduha amazi, bataduha iki. Nta badesigner tugira twebwe. Ahubwo Tshisekedi nacunga nabi rero sicyumbajije agakomeza kurangara kuri zinyeshyamba.
azisanga zashize ahantu zitegeka kuko n'ubundi nese yashizeho gavana General Somo abandi bagashyiraho gavana Erasto uriya Musanga urashyiraho gavana ugashyiraho undi ubutanyine bazagushyiraho na guverinoma bagushyiraho parlement bagushyiraho iki n'iki kandi mbisubiremo nishaze bezingana Kongo nicikamo ibice ibyo bitangwa na balkanization ntibazabeshereza inyeshyamba nuzo ziciyemo kabiri bajye bareba kuri hypothèse yabyo kuko niza barabikoze niza baranze yarabibugene gihugu budashidikwa nk'abandi bose nibizaba yaranze kubakura mu nkambi z'impunzi gatuma baza barwana iyi bikora mbere iyo game ntabwo ari kubaho so tujye ture umuntu wakoze game mbere n'inderebo ariko Tshisekedi na n'ubu ngubu aracyafite amahirwe nka Kongo yo kuba yavuga ati tugende tuganire nibutse abadukurikiye yuko ibyo inyeshyamba zisaba aba perezida ntabwo ari imari yabo bwite ya famille ya Tshisekedi ni imari ya Kongo nk'abakongomani bose niba rugende gihugu subwawe niba ari aho gutura sahaso urumva naho abakongomani bose ubundi kintu Tshisekedi y'inyeshyamba katagikura mufuka we n'igiki ubwo ndaharanira iki komeza umbaza akantu waruvuze kajyana na balkanization balkanization uravuga gute kwishobora gushoba kandi Colonel Nangaho nyine yivuga ko gahunda rwo gukuraho Tshisekedi balkanization ihera mu mutima urumva umutima wo kumarginaliza wakato abene gihugu noneho rero ntabwo intambara yari yose rimwe guteranya rimwe ngo bibe kabiri ntabwo kunyeshyamba yifuje kugira ahantu mu byifuzo byayo aricyo bivuze ko bihita biba realizable ngo bikunde ni kimwe nuko bifuza byinshi bifuza gucyura impunzi ariko ibyo ni game igibwamo n'ibihugu bitatu n'impande eshatu tripartite ni UNHCR igihugu cyakiriye impunzi na guverinoma zaturutsemo ntabwo M23 byoroshye ngo tubwire ngo ubu izicarana n'iki impunzi itazicyura kuri ubu ngubu kwaje ngo imenye iwabo ko hafashwe inyerere ntabwo yibwira ko M23 izicarana na Loni ngo bagiye gucyura impunzi M23 ifite ibyifuzo byinshi guhindura amategeko yima abantu ubwene gihugu ariko ntabwo iri muri parlement kandi bizemezwe n'inteko ishinga amategeko yego ni nkuko na Tshisekedi afite ibyo yifuza atashobora arifuza ngo barifuza Bukavu ariko nawe ntiyabigeraho nizi nyeshyamba zifite ibyo yifuza zitapfa kugeraho kuko ntabwo zabyihereza ko zifite ahantu zivuga ziti nta kibazo hano hari akantu kitwa parlement niba shaka ibane inteko y'abaturage hari inteko runaka wagereranya n'iziri Kinshasa yemeje iri tegeko nubwo wenda Kinshasa bavuga ngo ntabwo iyo parlement yemewe cyangwa iyo nteko yatoye iyo ngingo ntabwo yo iyemera ariko nibura haba yitwa inteko ariko Perezida Tshisekedi Colonel Nangaho za Kinshasa Colonel Nangaho afite imbaraga za gisirikare na M23 ndabibona ariko niba nibagira ni Kinshasa par exemple hari ibintu bizasaba ko byemezwa n'abanyamategeko kandi tuzagiramo ubwiganze mu nteko ishinga amategeko kuko ntabwo yambwira ngo ko agiye gucyangarahuriye ngo ni uzagira ubwiganze gutora amategeko muri Sena ntuze cyangwa muri Presidence byemeza kireka biragoye cyane nubwo yagenda agafata igihugu yego azahura n'inkuta z'abakongomani bashobora kuba hari ibyo badashaka batanumva niyo mpamvu nge mbabivuga nge nk'umusesenguzi amahirwe menshi M23 yayagira ifite ahantu yigenga ikashyira igisa na demokarasi gitora amategeko kigashinga amategeko kandi akemerwa kuko nge numva ko cyahagira majorité cyahagira autorité kandi la majorité yuzuzanya na autorité kuko inteko yatora ibintu perezida akabyanga kuko si uwanyu cyangwa perezida agatora itegeko ziteka inteko ikayiburizamo M23 isaba kugira ahantu iba autoritaire ari inteko cyangwa igisa nayo ari autorité ari n'izindi nzego zisarawundi ibyo byose zishobora kugira ku kintu cyo consensus kandi iyo consensus wayigira aho wafashe hato utegeka kugira ngo ibyo uvuze byubahirizwe urugero nubundi na Colonel Nangaho ageze Kinshasa byazaba amahire ndakubwira na challenge irimo n'ingogamizi irimo byazagira amahire bashyizeho ubutegetsi bwa federalism ku buryo buri kintu cyakemerezwa mu ntara ikireba Kinshasa kikayireba kitayireba ntikireba niko Amerika imeze niko Ethiopia imeze ushobora gutera itegeko rimwe muri Texas abo muri California bakaryanga ntiryubahirizwa muri California cyo kora akazagira iyo ryo muhuriyeho nk'igihugu cyose muri rusange federalism no kunguka imera rero n'ubundi muzajye Kinshasa musanga ibyo musaba bizasaba ko bigira agaciro ari uko byagira agaciro ari uko byatoreye iwanyu nese ubwo amahitamo yanjye noneho Kinshasa nahareka kuko n'ubundi nzi neza ko nibijya ku level national abazayirwa bose bazabyanga ariko n'igi iwacu muri Kivu tukabiganira nk'abanyakivu tuzabitora byubahirizwa iwacu ariko tubita wakinga mu zindi province kwereka ise uvuga ko bitawakinga kandi tubona na Goma
baratera hejuru na side kiva ku bungu bakaba barimeye ntago bemeye buriya bemeye igisirikare ariko ntago bemeye amategeko ntago amategeko yose agirwa n'igisirikare iriya ntambara politike ntago intambara igisirikare bafashe goma igisirikare ariko ntago barishobora kuba bifashe igipolitike ntago bazi ko bakoresheje referendum ku itegeko rero ry'ubwene gihugu barwanira ku itegeko iki ntago bazi neza ko bayitsinda ntago biri adamant kutegeka abantu ngo muryama amasaha bajye gutibyo ibyo babikora ariko bigiye muri concertation abantu bashobora kuba convinced kuba convaincre bikanga no icyo shaka kuvuga ni kirero gukonvenka iwanyu igoma Bukavu n'ahantu muvuga mukumvikana urakonvenka umushi ku mu Rwandofone arakonvenka umunandi barakuranye barabanye bagize gute bazi statement yose yaho bavuka barayizi yego biri ize kurusha kuzajya gukonvenka miliyoni 100 wageze Kinshasa kuko ubwo hajemo umuruba hazamo muki hazamo Kasayi hazamo cyose barumva ibyo bintu no sense mu gihe mwebwe ibyo bintu bigira sense muri iwanyu urimo kunyumva icyo ushaka kuvuga kavuga ngo rero mugiye n'Kinshasa n'ubundi icyo mutinya gukora mwakwisanga cyo kibakwega kugikora nuri kandi mwisonga muri gihugu musabwa byinshi iyo mishahara yabuze inkunga mwashwanye ikiriki ku buryo muzisanga mutaraye mu tuntu twinshi utwo mwitatu toya tukabanza kandi aryo mutazashyiraho by order okay nk'ubwene gihugu wa sori itegeko teka urumva ariko tuntu twinshi ushobora kutugeraho tukugoye wafashe igihugu byari kukorohera wafasha ahantu hatoye so nkabona ko rero bashyira ikintu hera kimeze nk'ubutegetsi bazaganira na leta bakumvikana mu mpapuro yuko icyo cyumvikanyweho nk'abavandimwe muri Kivu n'urugero naha ko Kinshasa itazakibangamira bakabanza bakagisetinga bakazaba bahura na leta cyangwa baramaze kugisetinga cyangwa leta yabyanga zigakamuyo zitahanye erega dukwiye no kumva ko nk'ikijyanye n'ubutegetsi bw'ahantu bwite bwihariye kubishobora no kubigeraho ntabwo yenya mbivuga ntabwo Sudani yepfa kuba yigenga hari itegeko ku isi rivuga niyo muherereze mu bihugu byigenga kuko hari imyaka no muri za 70 buvaga ari nk'izozi kandi imyaka Sudani yepfa yamaze bajyone garanga imyaka 20 ikabakaba gutyo aba bamaze kuyirenza so urumva ahubwo barakererewe baratinze so independence ahantu hamwe ku bihugu binini cyane bya rutura bingana kuriya ziracyashoboka kandi report ya Amerika yakozwe n'igisirikare bita Africom n'ishami ry'ingabo za Amerika rikorera ku mugabane wa Afrika ariko rifite icyicaro mu Burayi sinibuka bafite icyicaro muri Stuttgart mu Budage cyangwa se bari muri birashoboka bavuga ko muri Afrika bigoye cyane the police bigo bigenda biba imansite y'ibihugu bunini bwabyo ikunze guteza ibibazo mu by'umutekano na governance ariko ahantu bashoboye gukora ama federalism nka Nigeria Ethiopia n'ahandi hose ni henshi cyane bagiye bagira ikintu bageraho kubera ko amatiku yaragabanutse abo muri leta ya Borno muri Nigeria bakemeza ikintu cyabo n'umuco wabo government ikaba umugisha urumva ariko ubusiko bimeze muri Kongo bagiye kubikora birapfu bagira leta zisa nk'izigenga zikagira guverinoma zikagira parlement n'iki byose ariko ya parlement ikabinyamatiku nk'ikinshasa ntishobora kuyiyopozaho for your information uribuka neza ko kigende dukora ibiganiro kandi ibyo ngibyo urabyibuka uwitwaga Seninga uyobora guverinoma parlement Kivu y'Amajyaruguru yigeze gushaka guhirahira gusaba leta ya Kinshasa ko bo nko muri Kivu bakugira mu biganiro na M23 kuko ari abavukanye bavukana hamwe bakabareka bakidiringira na M23 Kinshasa yisi sohora itegeko yo kubamba no kwica umuntu wese uzagira ibitekerezo nk'ibyo ngibyo ariko no kuvuga ngo recuvicien legomatricien babonaga ko n'abanyakivu zombi babona ko baganira ubwo bakemura ikibazo Kinshasa kababangamira nese ntabwo ubona yuko muri Kivu umuti waturuka muri Kivu kurushwa azaturuka Kinshasa kuri metero 2500 yego so no kuvuga ikiro no kuvuga ngo ntabwo kwitegeka ntabwo byacitse ku isi kuba gushyira ama federalism afite imbaraga atari amashushanyano ntabwo byacitse hari n'ahandi biwakinga urumva none kuki biwakinga ahandi bitawakinga muri Kongo no kubera iki niba ibintu muri Amerika bikunda muri Ethiopia bigakunda Nigeria bigakunda n'ahandi ese kongira roze se ku buryo donc Kongo ni igihugu cy'igitangaza ku buryo politike na modeli zikora ahandi ko zageraho bigapfa kandi bigaragara ko zakemura ikibazo amatiko gasigara hagati y'abavandimwe kuko ntabwo uzambwira ngo muruba yicaye mu nteko ishinga amategeko ngo uramubwira ikibazo cyo muri Kivu y'Amajyaruguru iwabo se niba hatekanye uramushaka wiki bari ku ngoma urumva neza ikindi tutakwibagiza intambara zose wumva buriya ku isi zigira isoko ziba zifitemo component na component ijyanye n'ibintu by'ubukungu ubukungu bw'iwacu bukoreshwa bute amafaranga avi wacu akoreshwa ujye ubona nko mu Rwanda par exemple ko hari politique ya proximité nka RDB ahantu hose yifite ibigo nifite parike ya Nyungwe nifite parike ya Virunga mu Birunga nifite parike ya Kagera n'ahandi hose cunga ihakikisha ngo ari pourcentage
ivuye muri izo reveni izasigara aho ngaho ku mashuri ahegereye, urumva compensation y'abinyamaswa zoneye, ku buryo ugera ku rwego wumva yuko cya gikorwa remezo gihari nacyo kiri mu nyungu zawe. Turimo kujyana, yego, ugasigara urinda imbogo kuko wumva nubwo zakoneye uzabona compensation, ariko hari n'ikintu zikumariye, kuko amafaranga avuye muri arafasha amashuri, arafasha amavuriro, urumva n'ubukungu kuri wowe nubwo bugezenguka bukabukungu igihugu. Rero iyo politiki igojejwe ahantu hose. Niba muri Kongo hari ubutunzi buva muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko ntibugere ku muturage muri Kivu y'Amajyaruguru, siri ukabona n'ubundi ntabwo ashobora kubona wa muhanda, ntabwo ashobora kubona ya mashuri, kuri Diyama, kuri Koruta biva Rubaya, byose bikajya kubaka Kinshasa, bakabyiba bakagira gute. Iyo proximité ya bya bikorwa remezo na bwa bukungu nta kintu bizabimumariye. Ariko igihe cyose bazaba babijera bakabyumvikana bakavuga bati pourcentage nini yubaka imihanda iwacu, namwe bikatanga muzubaka iby'iwanyu, ubwo twese tubikonegete bihuze ku nyungu y'igihugu. So muri Kongo ntabwo bihari rero. Yego. Ibyo ndabyumva. None se ikibazo ukuvuga ko bakora bakajamo kandi ntago bari kumvikana. Ahubwo reka dukomeze kuri update zacu bijana M23 ku rugamba. Urabona koko M23 iyo gahunda yihaye yo guhuza abakongomani aho nizabigeraho. Icyo ndimo guhakana, M23 ntago ari Yezu wa Kongo ngije kubambirwa abakongomani bose n'abatayitumiye, nibazi iki muri ibyayo. M23 se n'Imana akira bakizagera Kinshasa. Jewe ntago ari ko mbibona, nibyo ndimo guhakana, ushaka kubishyiramo no kubera iki? Kandi si ugambiriwe bivugiye ku ino cano. M23 ni nk'ikirahuri cya ji y'umuhama, ariko kuyishyira muri Kinshasa ni nko gufata ya ji ukayisuka mu ibido y'amazi, ubwo waba ukinywa ji? Nibyo nakubwiye ngo kuko aho wicaye aho ngaho mbaza uhagarare umuturage ukurikiye ikiganiro, ugomba gukurikirana ibyo ndimo kukubwira rero nawe. Ni ukuvuga ngo M23 ubu ngubu biravuga rikijyana muri Kivu zombi, kuko M23 uvuga ikinyarwanda yahuye n'umushi hari ikintu yunguka, urumva, kuko barumvikana biza ku mashuri ngo bagira gute ibyo baseninga bakubwira bavugaga baseninga abantu barwanya M23, ariko bavuga turarwanya ko ari wacu. Iyo tuganiriye turumvikana, yego, ariko ntabwo wambwira ngo la proximité compte beaucoup. Ikintu cyo kwegerana ikintu gikonta cyane muri histoire no muri géopolitique. Ariko ntabwo wambwira ngo M23 n'amaranga mutima na santimaze urajya gutera izo byita gutera imbabazi abantu banyuve neza, ngo niko ngo muruba zakumva n'undi muntu wari wese. Hari ugiye kumbwira muri commentaire ko hari urubari muri M23, iyo ni case ukwayo. Ushobora gusanga hari umuntu wavuye muri Brazil, ari mu Brazil akajya kurwana mu ngabo za Israel, n'abana Tidred abangabo na mu Rwanda bari babarwa mu ngabo za Israel. Ujye na Tidred n'umusirikare wa Israel, uyu mucuranzi uyubona nese no mu Yahudi, I don't know, sinshaka kwinjira mu buzima bw'umuntu ku giti cye kuko ngo kwano kuricana, ariko no kuguha urugero. Ushobora kujya gutanga inkunga ukifuriza icyiza, urumva, abandi kandi wenda identité yanyu iri presque différente. Yes. So ntabwo wambwira rero ngo murabaruba 5 cyangwa 10 ushaka mu 200 muri M23, ibyo nibyo bibajyanye mu baruba kandi badafite icyo babifuzaho n'icyo bashakaho. Ikindi nakongera hanga ntabwo ari amacakubiri nzana muri M23. Niba hari undi muntu mu wundi bwoko raho ufite ikibazo, navuze ngo M23 si Yezu w'abakongomani. Mwebwe ko mufite umuryango niba mwarababaye mwakwiforomye mabanyu kuko M23 yiforomye mabayo, nange mukarasanira ibyanyu noneho mugahuza amaboko na M23. Ese M23 niba ari basigaye ngerere babita ba minorité rijya kubambirwa icyo nakuta nka majorité yari ipfira ku rugamba cyane, izaba irimo yunguka abantu cyangwa ni bwa buryo bwo kubamara mu buryo bw'ubwenge. Mwigize indwanyiro za Kongo yose ntibapfusha ku rugamba, basi umusirikare uri ku rugamba za imyaka 4 nkunda kubivuga kenshi, mama bari kubivuga gute arimo kororoka. Umwana uri kuri mota buri munsi arimo kugira umwanya kujya kudatinga nk'abandi basore, akabyara akagira gutakiga kaminuza agatera imbere. Niba dafungira hafi se bavuga turi banyamuke. Reka tubane neza n'abaturage, dutangire twige tujyana abantu mu mashuri. Mu myaka 30 hazaba bategekwa nabandi. Ninde uzabirasa imbunda zikoresha technology do point zo ku rwego rwo hejuru. None mugiye gufata indi myaka ngo majyanye Kinshasa, mwafugiye hafi mukubaka imihanda, mukubaka kaminuza, mukubaka amashuri, mukubaka amavuriro, mugacyura impunzi. Ntabwo goba hari ikintu mu gisirikare bita kwigira karampenge. Kwigira karampenge niko wabona duyi kandi komanda wawe ntabwo uramuha report ukajya kumurasa utahawe oda. Icyo gihe uraza n'urwajye rukamurasuka mwica baragufunga, kuko wagiye without an order from your commander. M23 commander wayo ninde? Ni ideology rwanira, urumva? Ese ideology rwanira abimwe ubwene gihugu n'urugero
abatwika ba Rwandofone impunzi ziri hanze n'ikindi iyo ideologie Rwanda murahamanya yuko oda yaguha ya mbere ariyo kugikinshasa cyangwa niyo gutsimbakaza iwanyu n'umutekano nkuko biri muri kayedo shaje cyo mu 23 Rwanda ibyo mu 23 saba leta isaba gutegeka ari imyaka 5 ishobora kwiyongera kugira ngo impunzi zitari umutekano barandure FDLR bagire gute nibyo basabaga leta reka mbivuga mu buryo bweruye nta guca ku ruhande ibyo basabaga leta niba byihe niyo mu byo basaba leta basaba imyaka 5 yongerwa urumva none bahafasha ubwo se gukora neza no gukora bicaranye na leta cyangwa gukora neza no kuba wakora ibyo uri wenyine afa byihoreresha nabo sabana ngaho mbwira baravuga ngo leta rero ngo muzazane brigade tuzane ndi wala dukore division muduhe ikigo tubamo cyo duhaga amabwiriza na Tshisekedi sicyo basaba none ubu ngubu bashobora kwiha amabwiriza gavana no wabo nundi uzajyaho no wabo na chef d'atetwaye no wabo itegeko bashobora gukora nubwo kitari nubwo ku rwego rw'igihugu abantu bari questioninga ariko bafitiye consensus kuko no muryango umwe none se n'ubupaswa hagasigara urwego rwa gisirikare rucunga umutekano ahandi hose gatategekwa na leta yego muzajya mushyiraho ibwiriza ko muri abasirikare bikunde cyangwa muzajya mukora kudeta buri kantu kose niteshyira ahantu ikintu gisa n'ubutegetsi ushobora gushyiraho amategeko ugashyiraho ordre zikemera ababikoresha urenga ibyo birabareba bazabikoresha urenga imyaka 5 imyaka 10 kwa 11 bizakunda abantu bazaba convinced ariko no mu gikinshasa ntawe muzakonvincinga no kuvuga ngo muzakisa mu nteko ishinga amategeko 500 mufite abadepite batatu urumva yego nese batatu bazaba convincinga nese uzajyana wadaza gisirikare Kinshasa bazakura konga iyoborwa ibyemezo bifatwa gutya n'ibya president dushobora kubiburizamo usanga barabashutse mu gihe mu biganiro baravuze bitunye mu powa mo gakeya none mu kubashuka babashyize mu kagozi barishuwa yuko mu myaka 2 byo muganiriyeho bazabishwanyaguza bigenduka amazi kuko ibya Sanisiti byacize amazi ibya Nairobi bigacika amazi ibya Kampala bigacika amazi ibya Goma bigacika amazi in fact mu 20 ikeneye kwitegeka uko ibyumva imyaka nka 20 ikabona kuba yaganira kuko izaye maze gukomera urumva no kubishyaka rikomeye iwabo kuko cyari ni icama gifite corona vertebrale urutirigongo rw'igisirikare kandi muri yagombye ko ari cyaba gifite urutirigongo rw'igwa politique bari shyikira igisirikare no mu gisirikare cyo gihetse politique azirongaze mu gifite igisirikare gihetse politique mumenye ko muri politique byo mwakora ntibigende neza ariko politique imara gukomera urumva niza urutirigongo rw'igisirikare kandi politique negera amategeko ikagena byose kugira ngo igisirikare kigendere ku mategeko y'abanyapolitike basetinze buriya bakeneye ko prominence umuntu uzajya uvuga amakenga nakabati makenga n'umuntu wa hehe ariko wavuga umunyapolitike wahatari washyizwe na M23 kavuga utuwenda muzi ariko ubu ngubu ntawo prominence cyafite abasirikare bari ku rugamba nibanze basoza urugamba bajya hano barucumbikira none bazamure politique abakada buri kimwe cyose bakonvincinga abaturage mu migirire n'imikorere n'imitegekere ku buryo none basaba amajwi bazavuga bati twabonye ishyamba ziduha twabonye autorité iduha umuhanda for instance umuntu utarabona umuhanda Bukavu Minova Goma aho ubonyemo kaburimbi ikaba Kivu Belt number 2 nkuko rako dufite Kivu Belt hakuno mu Rwanda uwo muntu yakwima amajwi asigaye agenda anyerera ukawushyira amashanyarazi wose ukabaha amazi ukabura kimwe cyose ugakuraho ubujura amabarriere kidnapping and everything nyine ukabanza nka M23FC mukagaragaza difference ikinyuranyo mufitanye n'abaturage bakavuga ati no ntabwo tubyumva ubuse naka twagira umuhanda uva Sake ugaca Kicanga ukazagenda Nyanza ugahita Kanyabayongo ukagera muri Rubero wa kaburimbi amafaranga arari babikora ariko nibaza mu kajagari nkaka ngaka bakaba ari mutoje akajyabona n'undi birasabye byo kwa Tshisekedi urumva mu miyoborere mu bikorere n'ikindi bakajyabona nta difference iri uzaburi mutsindwa gipolitike n'igisirikare nabo kizakugeza nese uravuga ko bagarukiye aho bageze ubundi bakomeza indi bikorwa urabona byashoboka ko bashobora guhagarara batarafata uriya mupaka w'Uburundi na Kongo uri Uvira ko umwe makuru ahari bavuga ko bageze Kamanyoro Ye mpamvu navuze kuriya nuko ndi umunyarwanda bageze Kamanyoro bashaka kandi bazahareka ko nta FDL yakongera kuraho icengerera nubwo Uvira arahari ntabwo Uvira ikora ku Rwanda ibyo na affaire y'abarundi ubwo Burundi nawe azasesengura ibyo kandi inagize n'ahandi icengerera abakomando b'u Rwanda bayimenagura General Nkubito Eugene yavuze ko FDL itarwana na batayo y'u Rwanda gose yabayikoze ubusa yayirahiraho twinikaga ariko ni byiza miyevo prevenir que guérir haramutse hari urukuta ruri hakurya rwigize FDL kure cyane
ibyo nabyo ni byiza na environment nziza genda cyo mvuga nk'umunyarwanda Yego. ntabwo nabivuze kuri ngo ngo ifungira aho ngaho genda avuga ko ifungiye ari nacyo bimbwiye inyungu ze nk'umunyarwanda genda umuntu abazigezeho kuko umuturanyi ni umuturanyi mwiza kandi igihe mbona M23 abaturanyi bezwe ntacyo bintwaye jewe bivuga aha ngaha ubwo rero niba n'abarundi batekereza nkanjye izamanuka igere Uvira ariko ho bazesurana M23 izarwana n'ubu nta myaka 10 iri imbere batarwanya abarundi bahemukiye M23 ubundi urabona uno muhuza umaze kuvaho uyu muhuza wa perezida Joao Lorenzo Angola ubundi buri ndayishimiye kiri karita neza nta akabanetere muri iki kibazo n'ubu hisukaba icyo cyo guhuza abana bakongomani kuko Burundi bwabikora neza uko bwagiye kubyivangamo niko bunabyivanzamo positive byagenda neza baba understanding iki kwanza barumva amateka y'abagwanda fo nano bahuje imiryango bahuje buri kimwe cyose urumva burya imiryango y'abantu b'Imasisi ni Burundi hose ari umugunga ari umusinga ari iki wamusanga imugunga mu Masisi ukamusanga ni Burundi ngira ngo abarundi nabo ino miryango migari barayigira ariko kuba aragiye kubarasa ukivanga na Tshisekedi sha yahigaga izashijanja ibyo kuvuga ngo begere umupaka wa Uvira sha bazare barebana zamurutse singiye kukubeshya yego yereka abarundi bagira ikintu bahindura kuko birashoboka nta mwanzo ura muri politike ndayishimiye ashobora gucanga ikarita akavuga ati ubwo mugeze Uvira rero abaturage bagiye Bujumbura bazakenera Gatumba n'umupaka n'iki byose ntabwo turi bwigire amagufa twese twararwanye nari muri game kuko urumva perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yagiye Bujumbura inshuro ebyiri buri abarundi na M23 baraziranye uzi baraganiraga iki ntabwo turamenye ikintu baganiraga wenda baganira gukorana ubu rero kubyutsa dossier kwango bararasanye kurasana nese M23 reka tuvugisha ukuri na M23 ifata abasirikare ba FARDC bayirasaga ikabashyira rumanga mu kigo bagakora unity imwe kuki M23 idafite capacity ni bicucuse badafite capacity yo guhuza n'umurundi nawe barwanaga no way niba abasirikare barwanaga bahura bakiripotinga bagahuza muri yo ensemble mwarwanaga n'umurundi abayinjiyemo